biragoye kuko urabibona ko batumva, bahisemo kuvuga ko batewe n'u Rwanda nk'uko na Habyarimana inkotanyi zitera yahisemo kubwira isi yose ko yatewe n'Ubugande, ko ibyo bituma haza impuhwe bikazana gutabarwa no kugobokwa, ariko abazi ikibazo yicaye uko mu by'ukuri atari u Rwanda, ari abakongomani ashaka kugira abanyarwanda. Urumva yaba yacuritse ibintu, iyo wacuritse ikibazo ukacyita uko kidateye biragoye kumva ko ari we wagikemura, ariko kumva hari ibintu byinshi bishobora kumvisha abantu. Hari abumva mu magambo, hari abumva ari uko bakubiswe umunyafu akemera akabisinyira, ariko bagera ku ground agashaka ko babarasa mbese bakabamara. Honorable Ambassador Vincent Karega, murakoze cyane kwemera kuganira na One Nation Radio. Ni radio y'ijwi rya diaspora, ni radio ikorana cyane, ikorera mu mahanga ku banyarwanda baba hirya no hino ku isi. Murakoze cyane kwemera kutuganiriza. Muraho, urakoze. Uyu munsi turaganira ku ngingo zitandukanye, ariko biragoye ko hari umuntu nkawe, umudipolomate ukomeye mu gihugu, wabonye byinshi muri iki gihugu, wanabonye transformation iki gihugu igize kuva igihugu cyabohorwa na jenoside yakorewe abatutsi ikaba yahagarara. Nk'icyo ngicyo turi kwibuka ku nshuro ya 30 imyaka ishize jenoside yakorerwaga abatutsi maze ibaye ikanahagarikwa n'ingabo zari za RPA. Iyi myaka 30 urayisesengura ute y'uru Rwanda? Imyaka 30 harimo ibibazo bikomeye cyane by'ingutu. Umuntu yibazaga niba koko u Rwanda ruzongera gutekana rukaba igihugu, abanyarwanda bazongera gushyira hamwe. Ubukene bwari bukabije, imibabaro, ihahamuka. Umuntu akibaza ati bizagenda bite kugira ngo umunyarwanda yongere ashobore kwigaburira, kwicumbikira. Kuri ubu ngubu 94 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye, noneho abari bari kwikora bakimukira muri Kongo, dusobanurire byahinduye gute noneho imibereho y'abavugaga ikinyarwanda by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Byashubije rudubi ibyari bimeze nabi tayari, birimo imbuto za magrivi nakubwiye, birimo inzangano z'abana nde n'abahunde. None ubu bazana wa muhoro bambukanye u Rwanda, batema inka, bimura abantu ku ngufu. Nuko dufite impunzi hano zirenga 100,000 n'izindi nyinshi i Bugande no muri Kenya n'i Burundi n'ahandi hose. Bo baraza nyine batsembatsemba, bakomeje ya politiki, bafatanya na bamwe mu bagakondo b'abahutu bari barumvise ya politiki ya magrivi ya Habyarimana n'ubundi nyine itsembatsemba, itsembabwoko rirakomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na ya ngengabitekerezo noneho ifata imizi, irakwirakwizwa mu baturage, mu yandi moko, ndetse no mu nzego za politiki za Kongo. Nuko Kongo ifasha FDLR kuko yababonyemo abantu b'ingutu, abantu babafasha guhashya wa mututsi bamaze kwishyiramo, bamaze gusobanukirwa ya ngengabitekerezo y'urwango, ndetse na ryarari n'ishyari nagusobanuriye mbere, bibonaho byubakirwa na bwa butegetsi budashika budashinga. Izo fragilite zose cyangwa kudakomera,
kutagira icyerekezo cy'imiyoborere, bituma nyine imibereho, ukubaho kw'abanyarwanda muri icyo gihugu bikomeza kuba ikibazo gihora kigaruka kitabona ibisubizo. icyo kibazo gihora kigaruka kitabona ibisubizo kiri n'ubundi nko mu gihe hari kuri ubu ngubu abo muri M23 bakomoka aho wari uturutse uvuga muri iyo miryango yakomeje gutotezwa, bahunze bavuga tugomba kurwana tukarwanira uburenganzira bwabo. Kuri ubu ngubu hari intambara ya M23, twabonye imirwano myinshi yabayeho, RCD, CNDP, 23 ya mbere, kuri ubu ngubu hari iya kabiri. Dusobanura ikibazo gihari ubu ngubu, 23 iri kurwana n'ikibazo nari nakubajije mbere, impamvu biri kuvugwa ko ari u Rwanda rubifasha. Utaranagera kuri 23, muri 64, 65 habaye ikiswe intambara ya Kanyarwanda. Babanande n'Abahunde bashyize hamwe bashaka ubwigenge bwa Kivu, ariko babanje kwibasira Abanyarwanda, n'Abanyarwanda birwanaho, birahoshwa, ariko bibaho igihe cya Mobutu we yavuze ko ashaka ubumwe. Abarwanaga bitwa ko barwanira Lumumba barahanwa, amahoro asa naje. Ariko habayeho inama rukokoma z'igihugu, bongera barabaza ati ariko ikibazo cy'Abanyarwanda, na mbere yaho muri 81 bavuze ngo babandi bahawe ubwenegihugu, kuko muri 72 ikibazo cy'ubwenegihugu cyarakemutse, abantu bose bari bahari igihe cya independence, baba barahunze muri 59, baba ari gakondo, baba barazanywe n'Ababiligi, bose n'Abakongomani. None nyuma muri 81 y'amoko ateye pressure, Mobutu ati reka tubambure bwa bwenegihugu bazongere babusabe umwe ku wundi. Byongera bigaruka muri rukokoma yabaye muri 91, byongera birazungutana mu ntambara ya Kabila Muzehe. Ibyo byose byari birimo, n'abageze ku butegetsi yongera kwifatanya no gusubiza interahamwe imbaraga n'intwaro, kuko nta ngabo yari afite kugira ngo ahangane na RCD yaba Ruberwa n'abandi ayita iy'Abatutsi, y'abimukira. Noneho yumva ko FDLR interahamwe ari bo bonyine bagira umurava n'umurego wo guhashya abo Batutsi, ko bari bafite iyo ngengabitekerezo na rwa rwango, n'ibyo bari bamaze gukora mu Rwanda. Bibaho rero, biramenyerwa, bisa nk'aho bibaye imyumvire n'imitegekere ya Kongo mu rwego rwo kwemera cyangwa kwanga Abakongomani bavuga Ikinyarwanda. Niyo ntambara ihari kugeza n'ubu izungutana. Yego. Icyari Kanyarwanda, kiba CNDP, kiba FDL, kiba RCD, icyari RCD, kiba CNDP, ubu ni M23, ariko ikibazo ni cya kintu. Iyo mariage ya FARDC na FDL turazigarukaho mu kanya, ariko M23 kuri ubu ngubu twasobanura ko ikirwanira imyaka yatambutse, kiraza kumvwa. Ubuyobozi bwa Kinshasa waganiriye nabwo, ubona hari igihe kizagera bakumva ko aba baturage ari ababo, bakeneye kugira uburenganzira no kwishyura ukizana ku butaka bwabo, cyangwa biragoye kubera impamvu zitandukanye z'amateka? Biragoye kuko urabibona ko batumva, bahisemo kuvuga ko batewe n'u Rwanda, nk'uko na Habyarimana inkotanyi zitera yahisemo kubwira isi yose ko yatewe n'Ubugande. Ko ibyo bituma haza impuhwe, bikazana gutabarwa no kugobokwa, ariko abazi ikibazo yicaye uko mu by'ukuri atari u Rwanda, ari Abakongomani ashaka kugira Abanyarwanda. Urumva yaba yacuritse ibintu. Iyo wacuritse ikibazo ukacyita uko kidateye, biragoye kumva ko ari we wagikemura. Ariko kumva hari ibintu byinshi bishobora kumvisha abantu. Hari abumva mu magambo, hari abumva ari uko bakubiswe umunyafu, hari abumva ari uko habaye imbaraga. Noneho akavuga ati nitutavugana izi mbaraga ziranesha. Ubwo buryo bwose bukoreshwa. Hari uburyo bwa politiki mu mishyikirano ya Rwanda, ya Nairobi, hari n'uburyo bwo kurwana no guhangana buri kuri ground.
hari igice ubu kiri mu maboko ya M23 bitoroshye ko Kongo yakisubiza, nta n'ikigaragaza ko batashobora no gufata ikindi gice kirenze icyo ngicyo cyangwa kujegeza igihugu cyose haramutse hatabayeho ibiganiro. Ibyo byose ubwo bwose ni uburyo bwatuma impinduka zibaho. Presence ya SADC mu gace karimo imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuze iki ku gukemura iki kibazo kinyuze mu nzira z'intambara? Baba tugomba kuza tugatsinda mu 23. Ese bivuze iki kuba SADC ije hirukanywe EAC? Biratanga sura ki ku mubano hagati ya SADC na East African Community? Muri 90 inkotanyi ziteye mu Rwanda, Habyarimana yatakambiye isi yose ko atewe n'Ubugande. Mobutu yaramutabaye, yohereje ingabo mu gihugu cyatewe. Abafaransa burya baramutabaye, n'Ababiligi baramutabaye, kuko yakoze icyo Abanyarwanda bavuga guteza ubwega. Nyuma bagiye basobanukirwa, hari ababivuyemo uretse Abafaransa. Mobutu yasubiranye ingabo ze aho amenyeye ko abateye atari Ubugande, ari Abanyarwanda bahejejwe hanze n'amateka. Hari na za speech za Mobutu zivuga ati yakuyemo akarenge kuko yasanze atajya mu kibazo cyo gufata uruhande rw'Abahutu cyangwa urw'Abatutsi mu bibazo bisa nkaho biri interne, ariko yari yarashutswe ko hari yatewe n'andi mahanga kandi bari mu muryango umwe wa CPGL. N'ubu Kongo iri muri SADC ikaba no muri East African Community. Yabanje kuri East African Community. Ibyo bumvikanye ntabwo byari ibyo gufata intwaro ngo bajye kwica M23, byari ibyo guhagarika imirwano, hanyuma hakabaho ibiganiro kugira ngo ikibazo kirebwe mu mizi. Ese aba bantu bazira iki? Ese impamvu bagomba guhora bafata intwaro ni iki? Ibikomere byabo biteye bite? Byakemurwa bite ku buryo bwa politiki? Akemera akabisinyira, ariko bagera ku ground agashaka ko babarasa, mbese bakabamara. Ari yavuga ati basubire iyo bavuye, ariko ntavuge neza. Kandi bakavuga ati baza batera bari bavuye ahantu yitwaga gute, Icyanzu, ngo basubire muri Cyanzu, ni mu misozi mu birunga iyo ngiyo, nta buzima. Cyangwa yanashaka agaca amarenga, ni nko kuvuga ati inkomoko yabo ni i Rwanda, basubire ku nkomoko. Ni nko kwangira abantu ubwene igihugu bwabo. Nuko icyo kibazo giteye, ariko ari SADC ari EAC rimwe na rimwe ntago bimenya neza icyo bagiye kubishoramo. Icyo navuga ejo bundi aba SADC nka South Africa bari ino, kumva bongera bakavuga ati inzira y'imishyikirano niyo nzira, kandi barahuruye byitwa ko baje kurasa. Ntacyo umuntu yavuga ko bibaye nk'igihe cya Zaire yaje n'imbunda n'abajenerali, nyuma ikavuga ati ariko Abagande barihe ko tubona ari mwebwe hagati yanyu dukuyemo akacu akarenge. Aho n'ubu baba basa n'abagiye gukuramo akarenge bagaha ingufu ahubwo ibiganiro. Ariko kubera Tshisekedi atumva, kuko niho EAC yatangiriye, ubwo ntaza Burundi, akodesha abacanshuro b'abazungu, akodesha imitwe itandukanye, anafata indi mitwe yifashishije intwaro yo mu gihugu, akayiha intwaro. Mbese nawe ni nkaho nawe afite interahamwe ze nk'uko Habyarimana yari azifite, agira ingabo akagira n'interahamwe, zose zikajya muri icyo kibazo. Cyabaye ingutu rero, cyabaye isupu, ntiwamenya neza ngo ninde urwana n'undi, bamunesha cyangwa bamukubita inshuro kubera ikimwaro n'ipfunwe. Nawe ntiyemereye ati ba bandi babaho bariho, ati ahubwo ni u Rwanda. N'u Rwanda kuri map no ku mubare w'abaturage bigaragara ko turi bato cyane ugereranyije na Kongo. Nabyo bikamutera ipfunwe, bakavuga ngo n'imiryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu by'ibihangange byihishe inyuma y'u Rwanda. Ku buryo ukuri kw'ikibazo baragupfukiranye ukuntu, bakwambika ibindi bintu kugira ngo pozisiyo yabo, ukuneshwa kwabo,
guhuruza FDLR, kwifashisha wazalendo, bigira injyana. Hari ikibazo gihari cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'igihugu cyabo, ubwo burenganzira bagomba kuba no kuba bagomba kuganira ku mpamvu muzi bakabona uburenganzira, icyo ni kimwe, ariko hari n'ikireba u Rwanda. Kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyaba FARDC mu bo gifatanya harimo FDLR, umutwe ukomoka ku basize bakoze jenoside mu Rwanda, ureke no gukomokaho n'abasize bayikoze nabo hari abakirimo, nubwo wenda benshi bageze mu zabukuru. Bivuze iki ku mutekano w'u Rwanda? bavuze ko bageze mu zabukuru na Kongo ikunze kucyitwaza ngo ntibahari, benshi barapfuye abandi barashaje, ariko barabyaye. Kandi mu nkambi ingengabitekerezo ntiyigeze ihagarara. Burya muri FDLR harimo n'abakongomani ba gakondo, bumvise iyo ngengabitekerezo bitabiriye. Ni n'ahantu haba abashomeri benshi, kandi izo nterahamwe zifite ibice leta idafitemo ijambo, birimo bizinesi, birimo amakara, birimo ubucukuzi, birimo iki, nabo ni nka leta mu yindi. Bafite abantu rero, bafite ingabo uko zaba zimeze kose, ariko icyerekezo ni cya kindi, niya ngengabitekerezo ya jenoside, kuza guhirika ubutegetsi mu Rwanda no kurangiza icyo batangiye, kurimbura ubwoko bw'abatutsi ku isi. Urumva rero ubacumbikiye, umuntu andiriye abana yirukiye mu cyumba cyawe, urumva iyo nzu yawe nayishyira amakenga. Noneho uretse ko wanabahishe gusa, nta nubwo ari ubwihishiro, baje iwawe kongera gushaka ibiryo, kongera gushaka inkoni, ngo bagaruke barwane. Ubahaye ibiryo, ubahaye n'izo nkoni. Njyewe ndategereza bongere bagaruke barangize wa murimo, cyangwa ndiga uburyo bushoboka bwose mu mupaka wanjye, n'igihe bibaye ngombwa nkaba nawambuka kugira ngo wa mugambi utagerwaho, naho bikomerera. Ikindi kinabikomeza cyane ni b'abanyarwanda b'abakongomani bavuga ikinyarwanda, iyo babanzi wabo bababwira ko inzira ari imwe, ni ugusubira i Rwanda. Ariko ntibigeze bicara n'u Rwanda bavuga ati dufite abantu banyu, dore ukuntu ari abanyu, dore ukuntu atari abacu, twakora gute gahunda mubasubirane niba koko ari abacu, bigira inzira, cyangwa tubagumanye bakaba impunzi zihoraho, babaho bateye bikurikije amategeko mpuzamahanga. Nta biganiro nk'ibyo byabayeho. Bese badushyiriyeho puresha ko bamenesha abantu, bakatugira ingarani cyangwa aho basuka abantu uko babyifuza. Bafite abashaka kurwanya ibyo tumaze igihe twubaka, hejuru y'amaraso yose yamenetse, izo nkoramaraso akaba arizo bo babonamo nk'abantu bafatanya. Niho ikibazo kibera ingutu, niho ubwumvikane, niho ubwizerane hagati ya Kongo n'u Rwanda, hagati y'abakongomani bandi n'ubwoko babatije ko buva i Rwanda bukorera u Rwanda bituruka. Cyabaye ikibazo cy'ingutu kizungutanye cyane, ku buryo gikeneye ubushake bwinshi n'ubumenyi bwinshi bwa politiki n'amateka kugira ngo kibone ibisubizo birambye. Icyo kibazo ko gifite umuzi uvoma kure, hari icyizere cy'uko hari ubuyobozi buzaza cyangwa ubwa Tshisekedi buriho bushobora kubitekereza bakavuga bati no, kugira ngo tubane neza n'u Rwanda n'iki ngiki tugomba gutandukana n'aba bantu? Hari icyizere ko? Njyewe navukiye Kongo, igihe cyose kuva babona ubwigenge ubutegetsi bugira ibibazo. Babonye ubwigenge muri 60, nyuma y'umwaka umwe mu bari bakomeye wabusabye, Lumumba, baramwiyicira ubwabo. Abasigayeho bitwaga abakasavubu batumvaga na Kongo. Kasavubu yumvaga igice kiwabo cyitwaga Bakongo, ni naho izina Kongo riva, ariko ubwoko bwa Bakongo ni bariya begereye icyambu cya Matadi hafi ya Kinshasa, n'igice kitwa Bandundu, niho usanga abantu bitwa Bakongo. Nicyo yumvaga, ntabwo yumvaga ibindi bice bya Kongo. Ni nayo mpamvu havukaga ubutegetsi bushaka Kivu, ubutegetsi bushaka Katanga, ubutegetsi bushaka Kasai, igihugu gitatane. Babifashijwemo n'Ababiligi n'Abanyamerika,
bakomeza kubungabunga cya kindi umwami w'Ububiligi yaremye cya Kongo kinini. Ese ni nko kubanisha abantu ku ngufu. Bafasha Mobutu gukora coup d'etat yirukana Kasavubu niwe wari perezida aho minisitiri w'intebe Lumumba wari ukomeye yapfiriye. Mobutu yari umukuru w'ingabo ahirika ubutegetsi akora coup d'etat ariko ashyigikiwe n'amahanga, kugira ngo cya kintu kinini gikomeze kibungabungwe ku nyungu ahanini z'amahanga kurusha inyungu zabo bwite. Kuko ko bari hamwe ariko nta na rimwe bari hamwe. Burya no hagati yabo Katanga na Kasai ntiyumvikana, Kasai na Kinshasa n'Abakongo ntibumvikana, Equateur aho Mobutu yakomokaga n'abandi hacikamo ibice by'abantu bavuga ngo bavuga Igiswahili n'abavuga Lingala, hakavukamo bavuga Chiluba cyangwa Kasai. Bimeze bya bindi duhaye urugero ryo mu Rwanda byo mu Rwanda Nduga na Kiga, nubwo byo bitabyaye jenoside, ariko kurebana y'ingwe, guhemukirana, guhimana no muri Kongo birahari kuva 60 muri za 60. Hari abahise bashyigikira kuya Mobutu mu ikubitiro, hari n'abagiye mu gushyigikira ibitekerezo bya Lumumba bajya muri za rebellion za Murere n'izindi, bakomeza babanye kubura ubwo buryo. Bareba nk'abantu bo muri Katanga nk'abantu bashatse ubwigenge, bakareba abantu bo muri za Kivu na hehe nk'abantu barwaniye Lumumba, kuvuga ko byabafasha igihe kwemera Mobutu. Bikaba gutyo ni ikibazo. Burya iyo miyoborere imeze nabi, kugira ngo uvuge ngo bizamera neza ku bavuga Ikinyarwanda, bitanameze neza ku batavuga Ikinyarwanda, nubwo ari mu nzego zitandukanye, biragoye. Biragoye cyane. Mbere yo kuva kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turi kugana no ku musozo, mu minsi ishize nibwo habonetse ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Abanyaburaya ku birebana n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Bakumva bati amabuye yacu niyo bagiye gucuruza. None mu minsi ishize u Rwanda rwasohotse ku rutonde rw'ibihugu bya mbere byohereza kolta nyinshi mu mahanga. Abakongomani bati iyi kolta Abanyarwanda bari kohereza, iyi kolta ikungahaje Abanyarwanda ni iyacu. Kugeza kuri uyu munota Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyashinja u Rwanda kwisahura umutungo kamere. Ese uyu mutungo kamere uri kuzamuka, nabonye n'amafaranga yinjiza bugenda buzamuka nk'uko igihugu kihaye intego ya miliyari 1,500,000 igeze kuri miliyari 1 na miliyoni 100. Umutungo uri kuva muri Kongo, ibiri munsi y'ubutaka bwa Kongo mu gice cya Kivu, ariyo coltan, zahabu na gasegereti biri mu Rwanda. Amateka arabyerekana, si ibintu by'ejo, si ibintu by'ejo bundi. Muri za 1916 hakorwaga ubushakashatsi bwa geology mu Rwanda. Muri za 30 hari za Rwinkwavu, za Gatumba, za Gifurwe, hano Shyorongi, n'aha hafi hatari Shyorongi nibagiwe uko hitwa, hari ibirombe birebire cyane bigaragaza ko byacukurwaga. Hari amazina y'Ababiligi nk'aba Stinglamberg. Nyuma yaho haje Redemi. Redemi yari ikigo cya leta y'u Rwanda cyagiye mu by'ubucukuzi nticyabikora neza. Ubu hasigaye hari abashoramari mu Rwanda, hari n'imbaraga na politiki y'ibintu by'ubucukuzi, ku buryo twebwe ibyo twohereza hanze biba binoze, byogeje, bibaruwe, byarasohotse ku buryo buzwi. Iwabo hari amabuye menshi, hari acukurwa, hari n'atacukurwa, hari ahantu hari umutekano muke. Ibyo byose baburana coltan muri Kongo ya East, nta hantu namwe hari ubucukuzi bufatika bukozwe ku buryo bwa kinyamwuga. Bwose bukozwe n'abamamyi ku buryo bwa fraude. Ntibazi ibyo bacukura uko bingana, ntibakurikirana, ni igihugu cya ruswa. Ntibazi ibiguma mu gihugu, ntibazi ibisohoka, baravuga gusa kubera gutekereza no kuba barabwiwe ko ari bo bonyine, ari bo kamara mu by'umutungo. Iyo bumvise u Rwanda rwagaragaye neza mu mibare, bagira ishyari. Bashobora kuba banafite imibare y'ikubye inshuro 5 u Rwanda, ariko ari imibare itatanye.
ibyagiye muri fraude bitabazwe, ibijarajara, ibishobora kuba binanyura i Rwanda bihanyujijwe n'abakongomani, ko twebwe iyo umukongomani azanye ibintu ashatse kubicuruza hano, umunyarwanda birimo akabigura, mbwira aho ni ibyande, nibyo waguze, nibyo wacukuye, nibyo wagurishije, cyangwa agahitamo uyu muhanda, bikaba goods in transit, bibaho hose. Na peteroli yabo iva mu mahanga ikanyura Dar es Salaam inyura mu Rwanda, ibibaye ya Tanzania, ibibaye yacu, ibibaye yabo. Natwe hari ibintu tugira hano mu Rwanda bagura iwabo, za ferabeto zikorwa mu Rwanda, sima ikorwa mu Rwanda. Iyo yageze iwabo batwishyuye tuvuga ngo Kongo batwibye sima, cyangwa baguze sima iwacu. Ni urwo ruvangitirane, iyo myumvire mibi. Ikindi, niba umuntu akwiba, bafunze ayo mayira twibiramo, kuko amabuye y'agaciro ni ikintu gisaba gukora kuva mu gitondo kugeza nijoro, iminsi, amezi, imyaka, itaka ukarirunda nyine. Aho hantu abanyarwanda bajya gucukura babikora nijoro, bambuka imipaka yabo ntirinzwe. Kuki urumva bwa buyobozi bubi buke, umuntu yanakwita n'ubwenge buke, bavuga ngo ibintu byacu barabitwara, mbe babitwara bari hehe? Mbwira ukuntu wahaguruka hano ugatwara diyama cyangwa peteroli ya Angola nta nkurikizi, cyangwa diyama ya Botswana nta nkurikizi, cyangwa peteroli ya Nigeria, ya Gabon nta nkurikizi. Kuki amabuye ya Kongo avuga ko nta nkurikizi? Muri iyi minsi barakubwira ngo nuko hari M23 kandi mukaba mucuditse nayo. Kuba aba mbere muri Coltan no muri 2014 2015 twabaye aba mbere, icyo gihe se ni M23 yacukuraga. Ikindi unagiye ahari M23 siho hari ubucukuzi bwinshi, n'ubwo bucukuzi bwabo bwinshi bwaba zahabu yaba iki biba muri Ituri, ibindi biba muri Walikale. Ntabwo ari Goma na Rucuro aho hacukurwa. Masisi hamwe na hamwe hari za Coltan, ariko si nazo nziza ugereranije mu buryo bwa teneur cyangwa concentration n'iby'u Rwanda. Ikindi, hino dufite amashanyarazi badafite, n'amazi badafite, kandi ubucukuzi cyangwa ibicukurwa bisaba gukoresha amazi menshi, gukoresha ubutabire, gukoresha za laboratoire kugira ngo imyanda n'ibyacukuwe bitandukanye mbere yo kubicuruza. Ibyo ducuruza rero ducuruza ibirimo umwanda muke, minerals nyinshi kurusha ibyabo biba mu mifuka bivanze n'umusenyi n'ibyondo bitatunganijwe mbere. N'ibyo umuntu yavuga, ariko binaramutse bibaye ibyabo nk'uko babyifuza cyangwa babikeka, nabo bakabajijwe ati ibintu byanyu bitwarwa gute umwaka, imyaka 10, imyaka 20 murebera ntacyo mufata? Yaba banafataga buri cyumweru ati ngo uyu munyarwanda aribye, yibye toni izi n'izi. Kuba ntawe bafata, kuba nta muhanda berekana, kuba nta na video ikwereka uko u Rwanda rw'ibi wabo, ntiwumva ko ari amayobera cyangwa ubuswa bukabije? Harimo amayobera n'ubuswa bukabije. Reka tugane ku musozo. Ambasada, mbere yo kugira ngo dusoze, habaye ejo bundi hari n'abaminisitiri yabaye ku rupapuro rw'umuhondo tubonaho izina ryanyu ko mugiye guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi, ariko ntabwo byabaye. Tujyane inyuma y'amarido dusobanurire impamvu ki bitabaye, turebe naho bigana. Naje hano nirukanwe muri Kongo, banyitirira ibibazo bya M23, nyine ko atari abakongomani, ko ari u Rwanda, nk'abahagarariye u Rwanda. Biyemeza nyine babaye abanzi bacu, bahagaritse Rwanda, bahagaritse ambasaderi. Ndaje ngiye mu Bubiligi. Rero amateka y'Ububiligi na Kongo ni maremare. Na Musinga burya yashyinguwe muri Kongo, na Parmehutu yashinzwe n'Ababiligi. Abakongomani rero baramutse babwiye Ababiligi aturiye uvuye hano ntawe dushaka, ni M23 cyangwa ni gutya na gutya. Hari n'ibyo njya mbona mu binyamakuru bavuga ngo nakoze ibintu bibi muri Afurika y'Epfo nirukanyweyo. Ibyo bintu bibi baba bashaka kuvuga ngo bakaregeye abahe,
nta gihamya nta kintu na kimwe cyerekana muri Afurika y'Epfo, nta nubwo nirukanwe muri Afurika y'Epfo. Karegeya yapfuye muri 2014, navuyeyo muri 2019 ntirukanwe na South Africa, mpamagawe n'u Rwanda kujya Congo. Congo nahakoze imyaka 3, nta ntwaro ya M23 bansangamo, nta mugambi wa 23 bansangamo, uretse rwa rwikekwe na rwa rwango rwabo. Niba barabyumvikanyeho n'Ububiligi nabwo bukabitera mu matwi nta bushishozi, cyangwa bakareba kunezeza Congo ntibite ku bibazo by'u Rwanda bibafitiye akamaro mu nyungu za politiki cyangwa mu karere, ntabwo nabitindaho cyane. Icy'ingenzi kuri jyewe no ku Rwanda ni uko ntabwo tujya dushaka ko mba mu Bubiligi kubera inyungu zidasanzwe. Ni bwa busabane bw'ibihugu n'ibindi. Dukeneye Ububiligi, nabwo buradukeneye. Ikindi, mu Bubiligi ntabwo tujyayo gusa kubera Ububiligi, hari no kureba inyungu ziri muri Luxembourg, hari no kureba inyungu ahanini ziba mu muryango wunze ubumwe bwa Union Européenne, ko icyicaro cyayo ni Buruseli. Ariko biri aho nyine, ntabwo birakemuka. Nuko sinzi ntabwo byahungabanyije umubano hagati ya Bruxelles na Kigali. N'ubundi si umubano wigeze uba ishashe 100%. Tugiye mu mateka y'ubukoloni, nta badukoreye amabi nk'Ababiligi. Twajya mu gihe cya Jenoside bahambira bata abantu kuri Eto, za Ndera n'ahandi, nta neza babikozemo. N'ibibazo biri muri Congo bagombye kuba bafite uruhare rukomeye mu gusobanura uko bakase imipaka. Icyo kibazo bafite za musée, bafite ubushakashatsi bwerekana ibyo bibazo byose. Saho bari mu bindi, ariko nk'igihugu cyateye imbere kidaheranwa n'amateka, tugerageza kugira umubano na buri wese. Ariko nta gitangaza cyaba ko uyu munsi umubano uba mwiza, ejo ukaba mubi, bitewe n'abari ku butegetsi n'imyumvire yabo n'amatwara yabo, bijyanye n'u Rwanda n'ibibazo by'u Rwanda cyangwa ibibazo mu karere. Reka mbashimire cyane ku ruhare mugize mu kiganiro no kuba mwemeye kuganira na One Nation Radio, ni radio ya diaspora, ijwi rya diaspora. No kuri murakoze cyane. Nakoze namwe. Twizere ko nitubakenera tuzongera tukaganira namwe. Nta kibazo, turi kumwe. Hari byinshi tutaganiriyeho, hari ibyo tuganiriyeho igice. Ntibyarangira mu kiganiro kimwe. Ntabwo byarangira mu kiganiro. Reka mbashimire cyane Honorable. Murakoze cyane.